reka nongere ngo ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru umukazana w'ibanga. Igice cya gatandatu cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga cyarangiye ubwo Muteteri yari yagiye gusura Nkusi mu gihe batangiye guhana serivisi z'urukundo. Nkusi agatungurwa no kubona hari umuntu binjiranye. Umusore Alex yaratangiye kugwa mu bihombo. Umukobwa Megan yari yizeye ko azakuramo inda ngo abone kwaka ababyeyi be miliyoni 25. Gahunda yo kuyikuramo yari yayisubitse. Delila na manager bari bamaze gusanga uburyo bwo gukemura ibibazo kugira ngo bitavuka hagati ye na Nkusi ndetse na Muteteri, ari ukwica umukobwa Gentil. Delila yari yubitsweho igipindi na Muteteri ndetse n'umukozi ubakorera mu rugo. Delila yizera ko Muteteri nta marangamutima afitanye na Nkusi. Mu gihe urimo kumva iyi nkuru, reba hano hasi ukande ku ibuto ya like, maze uduhe n'igitekerezo muri comment. Niba utaranakanda kuri subscribe ukandeho kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru ujye uhita uyibona bitakugoye. Reka twumve ibyakurikiyeho. Dutangiranye n'umusore Maurice avuye muri kaminuza mu masaha ya nijoro, aza agana muri ghetto Nkusi atuyemo. Ageze ku muryango ubona ari ahantu amenyereye, ntiyirirwa komanga ahubwo ahita afungura arinjira. Akimara kwinjira niko Nkusi na Muteteri bari bagundiranye cyane, bigaragara ko bafitanye urukumbuzi rudasanzwe ku buryo buri wese yari yacengeje akaboko mu mwambaro wa mugenzi we kugira ngo abone uko amukoraho neza ku mubiri. Muteteri na Nkusi bakibona Maurice bahise bikanga bararekurana, ndetse Muteteri wari uryamye kuri Nkusi ahita amubyukaho yicara ku ruhande. Maurice nawe akibibona ahita asubira inyuma asohoka yiruka avuga ati, Nkusi umbabarire nshuti, ntabwo nari nzi ko bimeze gutya, ni ukuri mbabarira. Ako kanya Nkusi yahise amuhamagara amubwira ati, Maurice injira mani nta kibazo. Ako kanya Maurice mu kwinjira yikandagira niko Muteteri yari ari gufunga udupesu tw'agashati ke kugira ngo ahishe mu gituza aho Nkusi yari yadufunguye ngo amukore mu gituza neza. Ako kanya Maurice akimara kwinjira arabasuhuza yicara ku buriri nawe ni matera ishashe hasi ku mukeka, maze arababwira ati, munyihanganire nshuti, ni ukuri Nkusi mbabarire kuba narageze ubwo nkwisanzuraho nkinjira n'iwawe ntakomanze. Nkusi aramureba araseka maze aramusubiza ati, ariko nawe Maurice rwose ubwo uri mu biki watuje? Tuza mani nta bidasanzwe. By the way uyu ni Muteteri uramuzi? Muteteri akimara kuzunguza umutwe ahita avuga ati, ahubwo sheri reka ntahe burije. Maurice mu kugwa mu kantu yarebye Nkusi. Nkusi nawe azunguza umutwe, bicirana utujisho bahita bavuga ko bagiye kumuherekeza. Ni nako byagenze, bavuye muri ghetto bamugeza ku muhanda atega moto. Mu kugaruka Maurice na Nkusi bari kuganira, Maurice yahagaritse Nkusi maze aramubwira ati, Nkusi umbabarire mwana ku magambo ashobora kuba atari meza ngiye kukubwira. Nkusi ati, mbwira ndakumva nta kibazo. Maurice yaruhukije umutima maze aravuga ati, uriya mukobwa Muteteri ndamuzi cyane, mu bakobwa bose nzi niwe mukobwa wagufuhiraga ubwo wari mu rukundo na Nadine, ku buryo ibyo Nadine yagukoreraga nabi Muteteri yumvaga yaza akabikora neza. Muri make ntaciye ku ruhande, uyu mukobwa aragukunda cyane. Mbabajwe cyane n'uburyo wowe na Nadine mwahanye amasezerano y'uko muzapfundura agaseke igihe kigeze, ariko kubera ko Nadine yakwanze Muteteri ukaba uri kumufatirana ugashaka kumukoresha nk'igikoresho cyawe. Bivuze ko gahunda yo kwihorera ku bakobwa tayari wayitangiye. Nkusi ndakwinginze uyu mukobwa mureke abeho mu mahoro. Icyo utazi ni uko agukunda by'ukuri, ariko ntabwo nakwemera ko umukoresha bene ibi bintu. Ku rundi ruhande Muteteri ntabwo byatinze kugera mu rugo kuko ari hafi. Atungurwa no gusanga Delila amutegereje muri salo, ahita amuyambira. Mu gutungurwa kwinshi abona Delila amwitayeho cyane ku rwego rurenze, maze amubaza uko akazi kagenze, undi amusubiza ko kagenze neza cyane. Ako kanya Muteteri mu kubona ibyo byose ahita yibwira mu mutima ati, byanga byakunda sha, ubutumwa nahaye umukozi yabumugejejeho neza. Ako kanya bakimara kuyambirana Delila abwira Muteteri ati, Muteteri urabizi ko nakwemereye kukwitaho nk'umwana wanjye, rero ndifuza ko ejo mu gitondo wamperekeza tukajyana ahantu nkajya kugukorera agasiripurize karagushimisha cyane. Muteteri mu kubyibazaho yagize amatsiko, ariko yikiriza azunguza umutwe, ubundi basangira ibyo kurya uko ari babiri. Uko baganira niko Nkusi yakubise igitwenge cyane aseka Maurice. Maurice nawe mu gutungurwa kwinshi abaza Nkusi ibyo ari guseka, maze aramubaza ati, ariko man
uzi ko ushobora kuba umfata nk'abandi basore bose batazi iyo berekeza? Wumvaga kubera ko nahemukiwe se namera nka Devota ngashaka kwihorera? Ikirenze n'ibyo, ndabizi neza kukurusha ko Muteteri yankundaga kandi abizi ko mfite undi, ndetse nawe ibyo yankoreraga ndi kumwe na Nadine byaranshimishaga cyane, nkumva nawe nanamukunda nubwo bitari gushoboka. Kanguka mani, njye na Muteteri twamaze kwemeranya ko dukundana, ubu turi mu rukundo. Maurice mu gutungurwa kwinshi yahise avuga ati ngo Nkusi uravugisha ukuri? Iyi nkuru yanshimisha kurusha izindi nkuru zose zibaho mu buzima. Nkusi yazunguje umutwe maze akora ku rutugu rwa Maurice maze aramubwira ati cyakora mani, nkunda uburyo mpangayikira, wa mugani wa Yesu, ningera mu bwami bwanjye bw'ijuru nzakwibuka. Maurice mu rwenya rwinshi yahise aseka maze aramusubiza ati yego nyagasani Yezu we. Nuko bahita bagenda bagana mu rugo kuri geto ya Nkusi. Muri iryo joro mu rugo kwa wa mukobwa Megan watewe inda na Alegisi, ameze nk'uri mu myiteguro kuko ari gupanga ibintu byose mu mavarize n'ibikapu. Amaze kwitegura, papa wahita amubwira ati Megan, uzitonda aho ugiye kugeza igihe uzabyarira nibwo uzongera kwigaragaza. Amaze kwikiriza yahise asohoka amuherekeje bamutwaje n'amavarize, ubundi yinjira mu modoka yasanze hanze. Ntabwo byatinze Alegisi yabyutse ameze nk'uwataye umutwe, ahamagara Megan ariko nimero ye ikanga gucamo. Ahita afata umwanzuro wo gushaka iwabaza kuhamenya ajyayo, ariko arimo kwerekezayo wa mushinjacyaha amuhamagara kuri telefone maze aramubwira ati Alegisi, ubu ngubu kurayo amaso, namaze kumenya ko Megan atazakuramo inda kandi yagiye kuba kwa nyirasenge. Alegisi akibyumva yahise avuga ati ubwo ushatse kuvuga ko miliyoni zanjye 25 zigiye gutya gusa, n'izindi 5 namuhaye ngo zikoreshe operasiyo? Umushinjacyaha yahise amusubiza ati kurayo amaso, atangira izindi nzira zo gushaka amafaranga. Rero Alegisi yahise asubira mu rugo. Akigera wagiye gusohoka mu modoka ngo afungure igipangu, abona umukobwa umuhagaze imbere. Akimubona ahita ava mu modoka, barayambirana cyane, babwirana ko bakumburanye. Mu gihe Alegisi amaze gufungura igipangu bagiye kwinjira bameze neza, niko wa mukobwa wundi bakundana ufite akazi n'amafaranga yarahageze, kuko yibwira ko Alegisi amukunda wenyine. Atungurwa no kubona Alegisi ari kumwe n'undi mukobwa bishimanye ku rwego rurenze. Muri icyo gitondo Delila abyutse yatunguwe no gusanga Muteteri mu gikari arimo koza amasahani n'ibikoresho byo mu gikoni. Mu kumubaza ibyo arimo, Muteteri mu kumwishongoraho mu buryo bw'ibanga aramusubiza ati ntiwambwiye ko ugiye kungira umwana mu rugo se? Rero ibuka ko ndi umukobwa, nta mukobwa wo kubyuka yicaye, niyo mpamvu. Delila ati uratangaje kabisa, kandi wabona umukozi akiryamye? Muteteri aramusubiza ati oya, twagabanya imirimo, nawe urabizi ko hano haba harimo imirimo itandukanye, rero we ari mu masuku yo hanze. Delila ahita avuga ati nukuri ndagukunze cyane, iyaba nari mfite umuhungu wari kuzambera umukazana, gusa nanone ujye ureka umukozi akora iyi mirimo, nicyo muhembera. Uriteguye tugenda aho nakubwiraga nijoro se? Muteteri yakoze imirimo vuba vuba, mu ibanga aza kwandikira Nkusi amubwira ko ataraza ku ishuri kuko hari aho agiye guherekeza Delila ahamubera. Bamaze kwitegura neza yagiye mu modoka, ubundi baragenda. Muteteri atungurwa no kubona bahingukiye mu isoko ry'imyenda, amubwira kugura byose ashaka. Ni nako byagenze. Muteteri mu byishimo byinshi yahisemo ibyo akeneye. Delila akajya amubwira ko ashaka ko azajya agaragara neza nk'umukobwa we. Nyamara Muteteri we uko ari gucagura imyenda akajya yivugisha mu mutima ati ndumva ameze nk'uri kugambanira urukundo rwanjye. Nadine aho atuye mu nzu abanamo n'abandi bakobwa, ahamagara Alegisi amubwira ko amukumbuye, bityo agiye kubanza kuza kumureba mbere y'uko ajya ku ishuri. Alegisi mu kubyumva yahise ashushubikanya wa mukobwa bari kumwe, amusaba kuva aho ngaho vuba kuko agiye kujya muri gahunda ze. Umukobwa ahita yisuganya arasohoka. Akimara kurenga igipangu cya Alegisi atungurwa no kumva umuntu umufashe akaboko. Mu kumureba abona ni umukobwa umwe bakundana ufite akazi. Uwo mukobwa amubaza uwo ari wundi, amusubiza ko yitwa Mahoro Melissa, akaba ari umukunzi wa Alegisi. Ako kanya uwo uvuye mu rugo rwo kwa Alegisi yatunguwe no kumva uburyo Mahoro amubwiye ko ari umukunzi wa Alegisi kandi nawe bakundana. Mahoro aramusubiza ati ibyo bigutunguye, nanjye nibyo bintunguye. Bisobanuye ko Alegisi byanga byakunda adutendeka akatubeshya ko adukunda. Uwo mukobwa aramusubiza
ati ibyo ntabwo nabyemera ko Alex n'uburyo nkunda yaba ntendeka, ahubwo reka njyeyo mubaza uburyo yaba afite undi mukunzi. Mu gihe uwo mukobwa ari kwisararanga niko bagiye bumva Alex asohoka mu nzu ye arimo kuvugira kuri telefone ati banguka sheri kuko urukumbuzi ngufitiye rwo ntabwo nzi uko narusobanura. Mu gihe bakibyibaza aho babonye Nadine atungutse bahita bihisha ku ruhande aho Alex atabasha kubabona. Nadine agenda asatira igipangu, ageze ku muryango asanga Alex amutegereje, ubundi babanza kuyambirana. Nadine ahita avuga ati sha naraye ndi kwaka umuriro ijoro ryose ku buryo numvise ntajya kwicara mu ishuri muri ako kajagari kanyuzuye mu mutwe ngo mbashe kwiga, niyo mpamvu nari nzindutse ngo mbanze nshire urukumbuzi, sibyo sheri? Alex aramusubiza ati nanjye nari ngukumbuye nukuri ubyumve kandi wumve ko mu bakobwa bose baba hano ku isi ari wowe mukobwa nkunda kurusha abandi. Ba Mahoro bahise bagwa mu kantu kubera ibyo bintu bumvise baniboneye, mu gihe buri wese yari azi ko Alex amukunda cyane. Ku rundi ruhande Alex na Nadine bahita binjira mu gipangu barafunga. Bakimara guhaha barimo gusohoka mu isoko, Muteteri arimo gupakira ibyo baguze mu modoka. Delila yabonye umugore wari ugiye kwinjira mu isoko ahita yikanga, ubwoba buramutaha, ahita atangira kwijijisha no kwihisha, ariko uwo mugore nawe aba yamubonye. Akimukubita amaso ahita amuhamagara avuga ati Delila, mana yanjye we Delila, ni wowe koko? Sha nakubeshye ntunguwe no kongera kukubona nyuma y'imyaka irenga 23 yose ntakubona, kumbe waje kwibera ino mu mujyi? Banza unyambire nukuri, mbega we uzi ko ari we? Delila uko niko yahunzaga amaso cyane ameze nk'ushaka kugaragaza ko atazi uwo mugore. Uwo mugore nawe amuhobera Delila atamwitayeho. Ibyo ko Muteteri yabibonaga byaramucanze cyane, yibaza impamvu uwo mugore ari kwereka Delila ko amuzi, ariko Delila we akaba adashaka ko uwo mugore amuvugisha. Nuko haciye akanya bamaze gusuhuzanya, uwo mugore ahita avuga ati ese kuri kunyirengagiza? Erega ibyo mu myaka 23 ishize yose byararangiye ntabwo bizagaruka, ahubwo se amakuru ya kagahinja kawe? Ako kanya Delila mu kwikanga kwinshi yahise areba Muteteri, maze akora mu isakoshi akuramo amafaranga arayamuhereza aramubwira ati Mutete, genda ushake iduka ricuruza ibyo mu gikoni ugura ibyo koza amasafuriya mbe mvugana n'uyu mubyeyi. Ibyo Delila yabimubwiye mu kumwenyura kwinshi cyane, ariko Muteteri arabibona ko Delila amwohereje mu buryo bwo kumwikiza. Akimara kugenda Delila yahise abwira uwo mugore amwegereye kugira ngo abantu batabyumva ati njye nawe twasezeranye ko tutazongera kubonana, nta soni wowe ukaza kwerekana ko uziranye nanjye? Uwo mugore mu gutungurwa kwinshi ahita amubwira ati ariko se Delila, ibintu byo mu myaka 23 yose ishize ubwo urumva ari ibintu twakwitayeho muri iki gihe koko? Icya mbere ni uko icyo washakaga wakigezeho, icya kabiri umugabo waguteye inda yarapfuye, ubu se y'imyaka yose urumva uri uwo kunyirengagiza duhuriye n'ahantu batanatuzi koko? Delila aramusubiza ati ariko nawe ujye umenya ko amakuru agenda, kandi wasanga ubwo wongeye kumbona uzamvamo ukamena amabanga yanjye, gusa ibyo wibeshye nazanakwica n'ibisekuru byawe byose. Ako kanya uwo mugore yarasetse maze abwira Delila ati ariko nawe gabanya ibintu by'iterabwoba, ahubwo dushaka ahantu twicara tubanze tuganire ubundi unyihera amakuru. Ako kanya Delila yahise yivugisha mu mutima ati uyu mugore ntabwo nzi ikintu cyamuzanye ino, nakamwirengagije ariko ubwo mubonye nawe akambona birashoboka ko amabanga yanjye ashobora kumenyekana, reka mvugane nawe menye ikimugenza. Ako kanya batambitse bagana kuri resitora iri hafi aho, bagezemo babazanira ibyo kunywa batangira kuganira. Delila ati aha nahese muganga we? Uwo mugore aramusubiza ati nari nje kwihahira ibyo mu rugo, ntabwo uzi ko nsigaye nari mu kiyino se ko ariho nabonye akazi? Nako se wabibwirwa n'iki? Ahubwo we mpa amakuru yawe na rwa ruhinja rwawe, nizere ko ubu rwakuze neza. Mahoro ukundana na Alex n'uwo mukobwa usohotse kwa Alex, nyuma yo kubona ko ababeshya bagiye ku ruhande baraganira, baza kumenya ko bose baguye mu gatego cye, byanga byakunda akaba yarabashakiraga ko baryamana nawe gusa. Ako kanya uwo mukobwa aravuga ati ndashaka ko Alex tumuhemukira ku buryo isomo azabona azahora ryibuka iteka. Mahoro aramusubiza ati ubwo se ni iki wakorera iyi ngegera y'umuhungu ku buryo wamuhemukira ukabura mwumvishije? Uwo mukobwa aramusubiza ati impamvu wowe uri kuvuga gutyo ni uko ntacyo ubuze, uri umunyabizinesi mbese wibonera icyo ushaka cyose,
ariko aka kanya mbitekerejeho neza aba aribwo mbona ko Alex yamfatiranije kubera ko afite amafaranga, ngo none urumva ntacyo namukora ku buryo namwihoreraho. Uwamumaraho ayo mafaranga yose asagasigara iheruheru ntabwo yakwiga isomo. Mahoro yazunguje umutwe maze aravuga ati aha, wa mukobwa we nubwo ntakuzi ariko uzi ubwenge, ahubwo reka dupanga umugambi neza, kubera ko wowe ushobora kuwupanga ariko ntucemo, ariko nkanjye nk'umuntu Alex azi ko nkora business mfite n'amafaranga, kumukuraho andi mafaranga kandi menshi ntabwo ari ibintu byakomera. Mbwira ko tugiye gukenesha iyi ngegera maze itangire kubaho iri kutwinginga natwe. Uwo mukobwa aramusubiza ati ndi kumwe nawe Mahoro kandi ndagushyigikiye, wibuke ko ari wowe uzanye igitekerezo, ahubwo tubigenze gute? Ako kanya batangiye gupanga neza uko bagiye guhemukira Alex, maze amafaranga agenda akoresha agambanira abakobwa bayamumareho, asigara aririra mu myotsi maze barebe. Uko babiganiraho ku ruhande niko Alex na Nadine bameze neza. Nadine ahita abwira Alex ati sha, ikintu ngukundira nuko buri kintu cyose ukimbonera, noneho ikinshimishije ni ukuntu mbwiye kuri gupanga imishinga izunguka amafaranga menshi cyane, mbese muri make ukaba uri kuzamuka mu mitungo kurusha uko waguma hamwe cyangwa ukamanuka. Alex aramwenyura maze aramubwira aterega nkwifuriza ibyiza, rero nta kintu na kimwe uzamburana kandi ubutunzi bwawe n'ubwanjye. Ku rundi ruhande aho Muteteri ari kugurira ibikoresho byo mu gikoni, asoje agaruka aho asize Delila ariko asanga ntawe uhari. Mu gukubita amaso muri resitora iri hakurya amubona yicaye muri resitora ari kumwe na wa mugore. Ako kanya afata telefone ahamagara Nkusi ngo babe baganira. Nkusi nawe wari uri hanze y'ishuri aritaba, batangira kuganira. Muteteri aramubwira ati sha, ubu ndumva isoni nyine zanyishe zo kongera guhura nawe amaso ku maso n'ukuntu nijoro twari tumeze. Nkusi ati wibinyibutsa sha, uzi ko numvaga meze nk'uri kuguruka, mbega ukuntu uteye neza, noneho ubwo wemeraga ko mfungura udupesu tw'agashati kawe nkikorera ku dutunda dutatse mu gituza cyawe duteye neza nk'imitemeri, sha numvaga napfuye neza neza. Muteteri mu masoni menshi aramusubiza ati ariko wacyana we, ibyo ni bicyo urimo kuvuga? Uzi ko aribwo uri kuntera amasoni menshi cyane nkumva ntashobora kukugaruka mu maso, ariko nawe ufite ibituza byiza sheri, uzajya unyemerera kubiryamamo igihe mbishakiye se? Nkusi aramusubiza ati njye nawe twemeranije ko turi umwe, ndi uwawe, rero nta mpamvu yo kunsaba ibyo ugenewe igihe cyose. Muteteri mu masoni menshi yahise amusubiza ati sha, mbega byiza, uwapfuye yarihuse koko. Iyo aba babyeyi banjye bakiriho ngo bibonere umukwe mwiza nababoneye, ku buryo bari kujya bahora bamushimira. Nkusi nawe aramusubiza ati nuko utazi ukuntu aka kanya ndi kwifuza ko ababyeyi banjye bagakwiye kuba bakiriho, bakibonera umukazana mwiza cyane nababoneye bagahora bamushima. Ku rundi ruhande niko Delila yari akiri kuganira n'umugore w'umuganga. Uwo muganga aramusubiza aterega narakubwiye amahirwe abantu bose bagira mu rukundo ntabwo aba ari amwe, nubwo uriya mugabo mwabyaranye mutari mwagasezerana, ariko nanone yari umugome cyane ku buryo iyo ufata icyemezo cyo kubana nawe yari kuzakwicisha inkoni. Rero Denise umugore we n'ubundi yari amaze gupfa ari kubyara, ntabwo wakoze ikosa ryo kumwizirikaho kuko wabonye ko ari we mugabo wari ugukwiriye. Delila yaruhukije umutima maze aravuga ati muganga, iteka nahoze nifuza ko nabona umugabo tuzabana tugahuza, ari umunyamahoro kandi ankunda cyane. Rero nagereranyaga uriya mugabo twabyaranye twapangaga kubana nkabona azanyica, mu gihe ku rundi ruhande Denise we yanyitagaho neza bizi neza ko mfite undi musore dukundana. Rero kuba narabigezeho byose ni wowe mbikesha, wabashije kunkorera iriya serivisi. Sha cyakora nawe uri igikoko kabisa, ese wumvaga biriya bintu bitaguteye ubwoba? Ako kanya uwo mugore w'umuganga yatangiye kwibuka mu myaka ya kera cyane, aho yakoraga nk'umuganga. Mu cyumba babyariramo harimo ababyeyi babiri batwite, bigaragara ko bari hafi kubyara, umwe muri bo ari Delila. Nuko mu buryo butunguranye mu ijoro uwo muganga yaraye izamu wenyine. Abo bagore babiri babyarira icyarimwe, ariko Delila akimara kubyara umwana wariraga, undi wari uri iruhande rwe abyara umwana upfuye, ndetse uwo mugore nawe ahita apfa. Muganga wabibonaga agiye gutabaza abantu ngo baze bamufashe, Delila ahita amuhamagara aramubwira ati muganga,
ndakwinginze fata uyu mwana wanjye umushyire ku gitanda cy'uriya mugore wapfuye, uriya mwana we wapfuye umunzanire bigaragare ko nabyaye umwana upfuye. Ako kanya muganga wumvise ibyo bintu akagwa mu kantu. Delila yahise amubwira ko aramuha ibyo ashaka byose. Umuganga nawe afata umwana w'umuhungu muzima wa Delila amushyira iruhande rw'umubyeyi wapfuye abyara. Uwo yabyaye nawe wapfuye amuha Delila. Uko niko baguranye abana. Uwo muganga akiri kuganira na Delila akabyibuka byose yahise avuga ati sha nanjye ubwoba bwari bwinshi cyane, gusa icyangombwa nuko nabikoze kandi nawe ibyo wansezeranije ukabikora, ahubwo amakuru y'urwo ruhinja nyine. Delila yaruhukije umwuka mwinshi maze asubiza uwo muganga ati nk'uko ubizi kiriya gihe nemera ko umpa umwana upfuye nta kindi nari ngamije. Uriya mugore wari umaze gupfa nari mbizi neza ko ari uwa Denisi, kandi Denisi mbizi neza ko nubwo afite umugore bamaze iminsi bashakanye, yamushatse by'amabura kindi kubera ko yankundaga, ariko njyewe ntabizi. Byanatumye umugabo twakundanaga antera inda nkabyicuza. Rero impamvu umugore wa Denisi namuhaye umwana wanjye, nagiraga ngo mbikore nk'urwitwazo rwo kwita ku mwana wa Denisi nawe akomeza nkunde kugeza tubanye. Rero nyuma umusore twakundanaga nakoze ibishoboka byose mwikuraho, kuko nta nubwo natinye kumwica nkoresheje uburozi, n'imitungo yose yagiraga ndayisigarana, kuko nubwo yari umukire ariko yari igisimba. Ibaza umuntu wampohoteraga tutaranabana akankubita akanyica urubozo. Iyo tuza kubona ntiyari kunyica. Rero papa w'umwana wanjye amaze gupfa kandi naje kubigeraho, kuko Denisi yahise ambwira ko yankundaga, bityo ubwo ngize ibyago byo kubyara umwana upfuye nihangane ariko mufashe turere uwo mwana we. Icyakora mbere y'uko tubana Denisi yampishuriye ko umugore we nubwo apfuye ariko babanye inda atwite atari iya Denisi, ahubwo ari iy'inshuti ye yamusambanirije umugore ku ngufu mbere y'uko babana, agafata umwanzuro wo kubana nawe kugira ngo uwo mukobwa amukure mu gisebo. Rero muganga, uko niko naje kubigeraho nica inyoni ebyiri nkoresheje ibuye rimwe. Mbana na Denisi atazi ko umwana turera ari uwanjye, ndetse imitungo wa musore twakundanaga nakuye mu nzira, mbeshya Denisi ko yasize yimpaye ngo nzayirereshe umwana tuzabyarana. Uwo muganga ahita amubaza ati ushatse kuvuga ko kakana k'agahinja nahinduranije ubu kakuze se? Delila aramusubiza ati kiga no muri kaminuza ahubwo, gusa kazambabarire kuko igihe cyose nakanyujije mu bihe bigoye, gusa ubu turi kugategura neza kugira ngo kabashe kwegukana imitungo uwo Denisi azi ko ari papa wako wari warateye inda umugore we yagasigiye. Mbese mu byumvikana neza nuko Nkusi ari umwana wa Delila bya nyabyo, ariko Denisi akaba azi ko umwana w'umugore we wari wafatanwe ku ngufu n'inshuti ye, kandi uwo mwana we yarapfuye akivuka. Bikaba bivuze ko Delila mu kwifuza kubana n'umugabo umukunda yatambye ibitambo byinshi. Muteteri wari ukomeje gutegereza Delila yakomeje kuganira kuri telefone na Nkusi, basezerana uko bazanezezanya iteka ryose. Niko ku rundi ruhande Mahoro na wa mukobwa wundi batandukanye, basezerana ko Mahoro agiye kujya kwa Alegisi nyuma y'uko Nadine yari yerekeje ku ishuri, ubundi baze kuvugana ibyo bagezeho. Ni nako byagenze. Mahoro yahise ahamagara Alegisi amubwira ko ashaka kuza kumureba bakaganira. Alegisi aho ari mu rugo yahise yibwira mu mutima atari ku iki gitondo ko abakobwa banzindukiye ra, ariko nanone uyu Mahoro we kuko muri bose ari mwiza kubarusha, akaba afite n'amafaranga, ubundi mbona ari we nzagira umugore kuko niwe utangora cyane. Bamaze kuvugana Mahoro yitinzaho gato ngo Alegisi atamenya ko yarari aho hafi. Nyuma y'igihe aza kuhagera babanza kwisanzuranaho mu buryo bw'umubiri, ariko Mahoro akabikoramo bitamurimo, ahubwo byose ari ukugira ngo yereke Alegisi ko amwishimiye ntamukeke. Gusa Alegisi ageze ku ngingo yo kuryamana nawe, Mahoro ahita amwiyaka maze aramubwira ati sheri, urabizi ko ndi muri bizinesi, ariko naje guhura n'ikibazo gikomeye kandi kiri kumbuza inyungu nyinshi, niyo mpamvu nshaka kumfasha ndagusabye. Alegisi mu kwicara atega amatwi maze aramubaza ati byagenze bite se mukunzi nkunda ko mbona uhangayitse cyane? Mahoro aruhutse umutima maze aravuga ati aka kanya hari bizinesi nshaka gukora, nungutse igitekerezo nahawe n'undi muntu, ariko nabuze igishoro gihagije kubera ko iyi bizinesi ije imaze iminsi mike, amafaranga nari mfite yose nyashoye ahandi, nari nsigaranye miliyoni 8 zonyine kandi nkeneye gushora miliyoni 25, ariko ibaza ahantu ngiye gushora miliyoni 25
mu gihe kitarenze amezi 4 gusa nkaba nzaba nungutse miliyoni zindi 20. Urumva uwo mushinga atari uwo kwigaho neza nkawushoramo koko? Alegisi mu buhubutsi bwinshi akimara kubyumva mu mutwe we yahise atekereza ati mbega umukobwa uzi ubwenge we, bivuze ko byibura uyu ari nawe mugore uzangeza kuri byinshi, kuko amafaranga amaze iyi minsi yose mpombye nimuguriza aya mafaranga azajya agenda yangarurira gake gake. Nuko azunguza umutwe maze abaza Mahoro uwo mushinga uwo ari we. Mahoro amusubiza ko yabonye abantu bagiye kujya bamuzanira imodoka zihendutse ariko we akazigurisha ku mafaranga menshi, ariko n'ubundi abazigura bakumva bahendukiwe. Nuko Alegisi akimara kubyumva ahita avuga ati nsigaranye miliyoni 10 kuri konte, n'ubundi kariya kabari ntabwo kunguka cyane, reka ngahe uriya mugabo umaze iminsi ashaka kukagura ampe miliyoni 15 mpite nziha Mahoro ashore twunguke kabisa. Alegisi amaze kwivugisha ibyo mu mutima yahise ahaguruka yegera Mahoro, amuhagurutsa amuhagarika imbere ye, aramwitegereza amufata inyuma ku mabuno bahuza ibituza maze aramusoma, ahita amubwira ati sheri, ni wowe mugore wanjye ukwiriye, ejo nimugoroba nzaba naguhaye amafaranga ukore bizinesi twunguke kandi ndabigukundira, sibyo sheri? Mahoro yarikirije ku mutima ahita yivugisha atugiye kwishyura ibyo wakoze, si ibyo gusa n'udusigaye natwo nzatugucucura sha usigara undirira. Muteteri na Delila bageze mu rugo, Muteteri ajyana ibyo yaguze mu gikoni. Ahageze atungurwa cyane nuko ibyo Delila yamutumye kugura aho mu gikoni bisanzwe birimo kandi ku bwinshi. Ako kanya Muteteri atangira kwibuka uburyo Delila yabonye wa mugore w'umuganga akikanga agashaka kumera nkaho adashaka ko hari umenya ko baziranye. Muteteri ahita yibaza ati ubu sibi bishatse kuvuga iki? Gusa ntiyabitindaho. Hashize akanya Delila abwira abo mu rugo ko hari aho yerekeje. Ubwo Muteteri yari ari mu cyumba yigera imyenda n'inkweto Delila yamuguriye ari no kwitegura kujya mu kazi. Yatunguwe cyane no kumva umuryango w'icyumba arimo ufungutse. Mu gukubita amaso atungurwa no kubona ari Nkusi umwinjiranye. Ako kanya mu kwikanga Muteteri ahita arekura agakanzu yaratangiye kwigera, kagwa hasi asigara arangariye Nkusi. Nkusi nawe mu kugwa mu kantu yitegereza Muteteri mu mwambaro wa Adamu na Eva batarakora icyaha, kunyeganyega biramunanira akomeza kumuhanga amaso cyane. Ku rundi ruhande ntabwo byatinze, Delila aza kugera kuri bari resto asanga manager mu biro bye, aho Gentille yicaye kuri resebusiyo atangira kwibaza atari ko se uyu mugore ko asigaye agenda hano cyane bitandukanye na mbere, kandi bikaba biri kuba nyuma y'uko Nkusi abaye boss mushya wa hano. Ni ibiki we na manager barimo gupangara? Mu kubyibazaho byinshi, Gentille nibwo yahise ava kuri resebusiyo agenda agana ku biro bya manager. Ageze ku muryango yumva abarimo bari kuganirira mwe imbere. Delila ahita abaza manager ati bigeze heza, uyu mukobwa se aracyakomeje gutsimbarara ngo arabishyira hanze? Manager aramusubiza ati uwo utazi n'uyu mukobwa ngo ni Gentille, ni kasha ku buryo nanjye maze igihe kinini ndi kubitekerezaho kuva ejo wamvugisha, nsanga turamutse tumukuye mu nzira aribwo umudendezo waboneka. Delila ahita asubiza manager ati okay, nta kibazo, ngiye gushaka abasore nka bangahe baramutega nijoro atashye, bamunige kugeza apfuye ntawe uzamenya ibyamubayeho, ahubwo reka ngende Muteteri ataragaruka hano ngo ahansange. Uko baganira ibyo Gentille yarabyumvise. Ako kanya Bunyonyombe ahita ava aho ngaho asubira kuri resebusiyo mu bwoba bwinshi. Mu kwibaza icyo yakora ahita afata icyemezo cyo kubwira Nkusi byose. Afata telefone arebamo nimero Imakire yamuhaye, ahita ahamagara Nkusi. Nkusi aho arimo kwitegereza ubwambure bwa Muteteri yabaye nk'ikinya no gushingura ibirenge byanze. Bose bashigukiye hejuru bumvise telefone ya Nkusi isonye, abari bwo Nkusi agarura ubwenge abona ko ari kureba ubwambure bw'umukunzi we. Ahita ahindukira vuba na bwangu amutera umugongo. Muteteri nawe ahita afata imyenda yari yambaye mbere arayambara. Nkusi we yahise afungura umuryango asohoka hanze yicara ku gasima. Muteteri nawe yicara ku buriri maze atangira kwibaza ati mana yanjye ibi ni ibiki nkoze koko, ubu se ndongera muhinguka imbere koko? Nkusi nawe aho yicaye ku gasima arivugisha ati nyagasani noneho ngiye gukora iki, ubu se ni gute ndamuhinguka mu maso? Ako kanya Gentille we ubwa mbere Nkusi ntabwo yari yamufashe, yongera gucisha mu bwa kabiri Nkusi aho yicaye aba aribwo yongera kuyumva, agarura ubwenge. Mu kureba nimero imuhamagaye ahita yitaba. Gentille aramubwira ati muraho neza boss,
ndi umukozi wa bari resto yanyu, nshaka kubagezaho ikibazo kinkomereye. Muri aka kanya ntabwo ndabibwira kugira ngo manager atamenya ko ari njyewe watanze ikibazo, ariko nyuma y'uko mvumbuye ko manager aryamana n'abakozi akamenya ko mbizi, yapanze kunyica. Rero ndagira ngo mubyivangemo batanyica, namara kumenya ko mubizi wenda ntabwo aranyica, ibindi ndabibabwira nyuma. Nkusi yahise asubiza Gentille ati manager aryamana n'abakozi, ufite ibimenyetso se? Gentille ati yego ibimenyetso ndabifite, n'aka kanya reka mpite mbikoherereza n'amafoto. Nkusi ahita amubaza ati uri umukozi witwa ndese? Gentille ahita amusubiza ati bose ntabwo ari byo byangombwa, icyangombwa nuko nkwereka ibimenyetso ubundi byose ukabyibonera. Nkusi ahita amusubiza ati oke, nyoherereza ibyo bimenyetso nakwereka nze nkwereke.